Amahoro y'Imana abane nawe mushiki wanjye mwene data, kubw'ineza twongeye kubona Yesu atugiriye kugira ngo tubone aka kanya ko gusabana nawe. Muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 14 duhereye ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 33. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nzaho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko ko aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Amen. Muri aka kanya dufite ko gusabana n'umwami wacu Yesu, ndagira ngo tuvuge ngo Yesu ari kumwe natwe, nta mpamvu yo gutinya. Yesu ari kumwe natwe, nta mpamvu yo gutinya nubwo dufite ibidutinyisha. Ibitera ubwoba muri ubu buzima tunyuramo kuri iyi si ntabwo bishobora kubura, kandi ubwoba mu buzima ntabwo butuzanira gukora ibyiza, ahubwo budutesha inzira iyo dukuye amaso kuri Yesu tukayahanga ku biduteye ubwoba. Mu gihe abigishwa barimo bateraganwa n'umuraba ubajyana aho bashaka, kandi bikamara amasaha maremare bari bonyine mu bwato muri uwo muraba, Yesu yaje aho bari agendesha amaguru hejuru y'amazi. Arababwira ati muhumure, ni jye, mwitinya. Ubwoba bwabateye gushidikanya no gutinda kwemera ko ari we, kuko urugero rw'ubwoba bari bagezeho rwari runini cyane. Mu gihe nanone abigishwa bari bifungiranye kubera gutinya Abayuda, nyuma yo kubambwa kwa Yesu, Yesu yongeye kubabonekera imiryango ifunze. Arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki, kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Hariya muri Luka igice cya 24 n'umurongo wa 38. Icyo gihe cyombi kiratwereka ukuntu mu gihe cyacu cyo guhagarika umutima Yesu ataba ari kure yacu, cyangwa se mu gihe turimo tunyura mu biteye ubwoba, Yesu we nta bwoba aba afite bwo kubana natwe. Ni ngombwa kumenya ko rero ibigeragezo n'ibikangisho bitazabura, ariko no kumenya ko wabinesheje kandi ukituneshereza tukamenya uwo ari we. Yesu yaravuze ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Hariya muri Yohana ibice 16 n'umurongo wa 33. Biragaragara neza rero ko kwiringira Yesu ko ari kumwe natwe igihe cyose, tukiringira imbaraga ze, ari wo muti wonyine wo kugira ubwoba no guhagarika umutima. Umuririmbyi we yaragize ati iyo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati jye ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, umutumbire, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Usabe Yesu rero kubw'urukundo rwe kujya kwibutsa ko muri kumwe mu bihe biteye ubwoba, nk'uko yahoraga abyibutsa abigishwa be.
nshuti yanjye, mwene data, mushiki wanjye, ndakwingingira kugira ngo amaso yawe ahweze, umenye ko Yesu muri kumwe. Yesu atari ujya dutererana mu bihe by'ubwoba tunyuramo, ahubwo umwiringire, umurebeshe amaso y'umwuka, umenye ko muri kumwe. Imbaraga z'umuraba ziri munsi cyane y'imbaraga ze. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha amahoro, Yesu agukomeze, aguha ihumure, kandi ihumure ribana nawe ibihe byose. Aguha umugisha mu byo ukora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.